cyane tugihagaze tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Tugiye kugezwaho n'umukozi w'Imana dukunda cyane witwa Boniface. Tumwakire dukomera Imana yacu amashyi. Pastor Emmanuel, haleluya. Bazanye uriya mukozi w'Imana, reka aze amushyire mu biganza by'Imana. Twakira abakozi b'Imana dukomera Imana yacu amashyi. Ariko twahaye Imana icyubahiro we, haleluya. Utumenyera ubuzima agiye kutugaburira, uhaba uhari mu izina rya Yesu. Reka nsabe n'abandi bahaguruke kubw'icyubahiro cy'Imana yacu. Reka twese duhagaze twubaha Imana nziza igiye kuganira natwe muri uyu mwanya, hanyuma tuyakire muri uyu mwanya. Imana ishimwe. Uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose, uri Imana yacu bwite, uri data wa twese, bituma tugenda twumva turi abana b'umwami. Iyo tugenda twumva nta bwoba dufite, kuko tugufite nk'Imana ikomeye. Haleluya. Wavuga imirimo yawe, wavuga ibyo ukora, ntabwo yabirangiza, ariko icyo tuzi ni kimwe, ni ukuri Imana isumba byose. Haleluya. Turagushimye muri uyu mwanya, kandi turakwakiriye, kuko waduhamagaye ngo tuze mu nzu yawe, kandi nta na rimwe wari waduhamagara ngo ubure icyo utubwira. Iyo uduhamagaye uba ufite ibyo ugiye kutubwira, kandi bihumuriza imitima yacu. Ijambo wandikishije ugiye kunyuza mu mukozi wawe, turasabye kugira ngo umushyigikire. Usanzwe ubana nawe, n'uyu mwanya reka ubane nawe, umwuka wera mubeho, imbaraga z'ijuru zimumanukire, avuga abwirijwe nawe. Ni wowe uzi ibyahaza imitima y'abari muri iri teraniro. We ntabwo yabimenya, ariko wowe urabizi. Abafite ibibazo urabizi, wabasha kubomora. Abafite ibyaha urabizi, wabasha kubakiza ibyaha. Uri Imana ikiza ibyaha, uri umurengezi wacu. Turasabye kugira ngo umugirire neza. Natwe tugiye kumvira ijambo ryawe, utugirire neza, kandi twumvire n'ikijambo ryawe ridutegeka. Turagushimiye, tugukomeye amashyi, tukwakira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu nayihawe mu gihe ntihari ibyaha imbere y'Umukiza. Nejejwe n'Imana umutima n'umuriro w'ijuru. Ibice 24 umurongo wa mbere wonyine. Turaza gusoma n'ibice 26 mu itangiriro, umurongo wa 12 tugere kuri 20. Ndaza gusoma mu gutegeka kwa 2:28 umurongo wa mbere ngere ku wa 8,
Bashumba Rwibasira araza konsomera soza Abaheburayo 7:7. Ndasubiramo rimwe kuko nzi ko hano hama abantu bagira umuco wo kwandika cyane. Turasoma Itangiriro 24 umurongo wa mbere, Itangiriro 26 12 tugere 20, Gutegeka kwa 2:28 rimwe tugere 8, dusoreze mu Baheburayo 7:7. Dusome. Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Ndasubiramo. Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Amen. 26 12 tugere kuri 20. Dusome. Isaka biba muri icyo gihugu, muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka muha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite umukumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu base bafukuye Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari barayasibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati genda utuvemo kuko turuta cyane. Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerari aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye Aburahamu se akiriho kuko Abafilisitiya bari bayasibye. Aburahamu amaze gupfa ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babona iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'Igerari batonganira ayo mazi, n'aba Isaka bati na yacu. Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka. Dukomeze. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Sitina. Avayo afukura irindi, ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati noneho Uwiteka dusize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Amen. 28 Gutegeka kwa 2, 28 Gutegeka kwa 2 umurongo wa mbere tugere ku 8. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose zakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagirira umugisha mu majya no mu mazi. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo uzagerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Amen. 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 Ntawuhakana ko woroheje ahabwa umugisha n'ukomeye. Aradusubiriramo. Ntawuhakana ko ukomeye woroheje ahabwa umugisha n'ukomeye. Baheburayo 7:7 aravuga ngo ntawahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye. Amen. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umukristo wo muri ADPR, ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi inshuti y'itorero. Urabizi neza ko
maze igihe kitari gitoya ndi uwahangaha kuva ku Muhima kugera ahangaha, iyo banyakira ahangaha mba numva ndi umusangwa. Rero nshimiye umuyobozi wa gahunda, mushumba ndetse nabo bafatikanije kugira ngo uyu munsi nze kubana namwe tuganire ijambo ry'Imana, kandi nshimiye umukozi w'Imana nawe twazanye, nawe Imana imuhereza umugisha. Abantu baba muri iki cyumba cyo kuwa gatatu bafite umugisha ukomeye udasanzwe, kubera ko bari mu bantu barya ibyo kurya byinshi bifite intungamubiri. Ndumva rero ubwo mperutse hano ari kuwa gatatu, aya magambo ko tuyasomye niko twayasomye, niba hari n'ibyiyongereyeho n'ibikeya, kuko n'inyigisho twaganiriye itararangiye. Rero ntanga promesse ko nzagaruka kuyisoza, ntabwo narinzi igihe nzazira, ariko Imana iki nicyo gihe yashimye. Amen. Rero turimo turaganira hejuru y'imbaraga zaguhuza n'umugisha Imana yagusezeranije. Turimo turavuga ku mbaraga ziguhuza n'umugisha Imana yagusezeranije. Ndagira ngo mbibutse ko cyangwa mbabwire ko umuntu wese uri mu iri teraniro n'udukurikiye utarahangaha afite umugisha we w'umwihariko adahuriyeho n'undi. Imana ifite stoke, ifite depo yuzuyemo imigisha, kandi buri muntu wese umugisha Imana yamugeneye ifite foda yawubitsemo ku buryo ntawe ushobora kuwiba. Ndasubiramo, umugisha Imana yakwatuyeho, yakuvuzeho, urahari, ufite ububiko ubitsemo ku buryo umugisha wawe nta wawiba, nta wawuroga, nta wawurasa, nta wawugambanira, nta wawushimuta, kuko aho ubitse harizewe. Umve, nshaka kubyumva neza. Ahantu umugisha wawe ubitse, ndumva uko ndi kubivuga atari ko muri kubyumva, kugira ngo nibura amenye ko mubyumvise. Bwira uwo mwicaranye ngo umugisha wawe ubitse ahantu hizewe. Niba bitakugoye, ako kantu kankorere, wenda biraza gutuma numva neza ko message yanjye igeze aho nshaka ko igera. Umugisha Imana yakuvuzeho ubitse ahantu hizewe. Hageze hate? Umve, nta mvura yagwa ngo imivu utembane, nta ntambara yaba ngo abanzi bawibe. Ahantu ubitse harizewe. Ntiwabikwandika mu gahanga kugira ngo byumve. Umugisha Imana yakugeneye ubitse ahantu hizewe. Amen. Abantu bari hano bagiye bavugana n'Imana kenshi. Iyo Imana itangira ivuga, iravuga ngo mwana wanjye nguhaye umugisha. Burya ikibivuga iba yawuguhaye. Ikibazo imbaraga ziwakira wowe hauna ntazo ufite. Ikubwiye ngo mwana wanjye ndi Imana ndirahiriye nguhaye umugore, hitujya gutereta wiri gukanura amaso. Ifite abagore, we ikubwira ngo mwana wanjye ndagushingiye, ugahita ujya mu ishyamba ngo mana ngo wavuze umugore. Mu ishyamba hari ibiti, ntago hari abagore. Ese muranyumvise? Dufite abantu basenga amasengesho apfuye, arimo ubuyobe, arimo kutamenya. Imana ikikubwira ngo ndi Imana mwana wanjye nguhaye amafaranga, wisenga amasengesho y'imisi isaba amafaranga. Mu ijuru nta yabayo, amafaranga yose abino. Amanyarwanda ari n'amakongomana ari muri Kongo, amarundi ari Burundi, mujye kuyashaka mu bihugu arimo, ariko mureke stress ku Mana. Nta mafaranga Imana yicaranye. Imigisha yose Imana yatanze, ibino ituye ino ikorera ino. Icyo ukeneye ni imbaraga zakira umugisha Imana yakugeneye. Nimuvuge ngo amen. Iyo bavuze umugisha sinzi icyo mwumva, ariko abantu bari hano umubare munini ziko bize, nubwo mutizangana ariko mwarize. Abize rero iyo tugiye mu ishuri kwiga, hari ikintu bajye bakunda kuvuga ngo cyitwa ngo ni definition. Ni ubusobanuro bw'isomo ugiye kwiga kugira ngo ubashe kuryiga uryumva neza. Rero ibintu by'Imana abantu banze kubyiga babitwaye mu mwuka gusa, ku buryo utasobanuza umuntu ngo mbwira umugisha icyo bisobanura, akubwira icyo ari cyo. Niyo mpamvu no kuwakira bigorana. Umugisha, definition y'umugisha. Umugisha
ni ineza ikomoka ku Mana ikubiyemo ibintu byose mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Umugisha ni ineza ikomoka ku Mana ikubiyemo ibintu byose mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'iki bw'umubiri. Bivuze ngo imigisha iri mu moko abiri. Hari umugisha wo mu buryo bw'umwuka, hakaba n'umugisha wo mu buryo bw'iki, kandi yose tugize dute turayikeneye. Rero dufite abantu bagwije imigisha yo mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'umubiri ni ba masikini. Dufite n'abagwije imigisha mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ni abakene. Abrahamu ni umugabo wari warahawe umugisha mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ku buryo bibiri tubwiye ngo yari yarahawe umugisha muri bingahe? Ese mwasomye muri bingahe? Abrahamu yari afite umugisha mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Niwe mugabo nabonye, niyo musenga kandi muba mumuvuga ngo Mana, ngo sogokuruza wacu ngo Abrahamu, ngo uduhereze umugisha nk'uwahaye Abrahamu. Mujye munavuga ngo uduhereze n'ubukire nk'ubwo wahaye Abrahamu. Abrahamu yari afite umugisha, afite n'ubukire. Iyo yasurwaga n'abashyitsi batatu yabagaga ikimasa, ariko we haraza babiri ukagura inusu y'inyama kandi ukazibara, ukavuga uti buri wese ajya afata imwe. Uzi ko umugisha mufite uratangaje. Uzi ko usura umuntu uzi ko yahawe umugisha wagera iwe, azana itasi imeze nka kakandi batangiramo igaburo ryera, akazana n'akayiko afashe agasana akavuga ngo umutuyiko tungahe, urambaza utwonywa wateretse nkishyiriramo. Ibi bipimo mwazanye mu ngo zanyu, umugisha we. Umuntu naherutse amata agusuye uri boss uvuga ngo Imana yaguhaye umugisha, kavuga ati ndashyiramo nk'utuyiko dutandatu wenda tuzansunika ukwezi, ukaza ugatwaye gutya nk'unywa tungahe mugabanye. Hari imigisha mugenda mufunga mu ngo zanyu. Umwana w'umukobwa ajya gushyingirwa, mu bishyingiranwa atahanye, agatahana amasahani ameze pega amasaha. Iriya amasahani muri gutahana mwa bakobwa mwe, muri kuraga ingo zanyu ubukene, tahana ibisahani binini. Njye maze gusobanukirwa neza imbaraga ziva mu kwakira abashyitsi. Bayita amasede. Amasede, masahani y'amasede, ku buryo umuntu atashyiraho ikirushi cy'ibiryo ngo gishirireho. Ko ntimusigaza ngo twebwe ngo wacu ngo ntawe ujya usigaza, ni uguteka inusu ngo irahita ishira. Mbega ubukene. Munkurikire mu nyumve. Haleluya. Maze kubisobanukirwa, maze kumenya ko no mu mugisha uri mu byo twakiriza abashyitsi. Ngo uri mu mwene data twazanye aranze yaransuye, naguze ibikombe 5 byo kunyweramo icyayi by'abashyitsi. Iyo ugeze mu rugo umushyitsi ngo sukiramo kamwe kavuga uti kabisa mwe icyayi, naho utu tuntu mwazanye wanyu mwinjiza umugisha. Haleluya. Imbaraga ziduhuza n'umugisha Imana yatugeneye. Ndabona hari abantu bari kwandika bijya binezeza cyane. Umugisha twavuze ngo uri mu buryo bubiri, uri mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. Mu buryo bw'umwuka hari uburyo butandatu umugisha ukubiyemo mu buryo bw'umwuka. Ni uguhinduka abana b'Imana. Kimwe, umugisha mu buryo bw'umwuka uduhindura kuba abana b'Imana. Haleluya. Bagiye batubyara, bagiye batwihakana ukabona byanze, ariko twahawe umugisha. Bakundwa, ubu turi abana. Niba hari umugisha ukomeye ubaho ku isi, ni ukuba umwana wande. Ko mutabyumvise? Kuba umwana wande. Muzi ko hari abana b'abantu ino, umwana akavuka ahantu bagakora ikintu, ku buryo umubwiye ngo uruwo kwa runaka akakubwira ati hoya uwo muntu ntago muzi bitewe n'amateka y'iwabo. Ariko kwitwa umwana w'Imana ntibisebetse, ntibisuzuguritse. Umwanditsi yaravuze ngo turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzasa ntabwo kurerekanwa. Aravuga ngo icyo tuzi ni uko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Nubwo mubona dusa na bino, ariko ntabwo turi abino. Nubwo turya nka bino, ntabwo turi abino. Nubwo dusangira na bino, ntabwo turi abino. Iwacu, haleluya, ni mu ijuru turi abana b'Imana. Uwo ni umugisha wa mbere. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Mu buryo bw'umwuka, umugisha wa kabiri ni ugucungurwa n'amaraso ya Kristo. Twaracunguwe. Umugisha mu buryo bw'umwuka, umugisha wa kabiri ni uko twacunguwe n'amaraso ya Kristo. Rimwe, turi abana b'Imana. Kabiri, twacunguwe n'amaraso ya Kristo. Gatatu, twababariwe ibyaha. Mbega umugisha we. Twababariwe iki? Hashimwe Kristo.
niba hari abanyamugisha bari mu iteraniro nabababariwe iki ibya mujye mugenda mwirata mujye mugenda muvuga ngo twarabohowe twarababariwe. umugisha wa gatatu mu buryo bw'umwuka ni ukubabarirwa iki? umugisha wa kane mu buryo bw'umwuka ni uguhabwa umwuka wera nk'ingwate. sinzi ikinyarwanda neza ariko abantu bari hano sinzi iki kintu bita ingwate, ngo twahawe umwuka wera nk'ikimenyetso cy'iki. mbega umugisha we, turiho ikimenyetso nuko ntazi kuririmba. twasizweho ikimenyetso, uwiteka azaba ntube n'amarembo y'ikuzimu nayo ntaza. haleluya! twasizweho ikimenyetso nk'ingwate. gatanu, kuragwa, twarazwe ubwami bw'Imana. umva umugisha, dufite umurage, dufite gakondo. icya gatanu mu buryo bw'umwuka, umugisha wa gatanu mu buryo bw'umwuka, twarazwe, twahawe gakondo nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. gatandatu ni uguhabwa amaso y'umutima areba kumenya Imana. uyu mugisha murawumvishe? guhabwa amaso y'umutima, guhabwa amaso y'umutima aduha kumenya iki? iki kiragoye. birakwiye ko mutura mu isi muzi Imana. niko umwanditsi yanditse, ni Daniyeli yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo, abantu bazi Imana yabo, yaravuze ngo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. imigisha mu buryo bw'umwuka tubonye 6. mu buryo bw'umubiri naze gushyiraho ibice yo muri Bibiliya, umwanya ni muto wo gukora ibyo nshaka kurangiza nasigaje ntashoje. imigisha mu buryo bw'umubiri ndavuga 5, mu buryo bw'umwuka mvuze 6. mu buryo bw'umubiri hari imigisha Imana yagiye iduteganiriza, yagiye itugabira, yagiye ivuga izaduhereza. mu buryo bw'umubiri umugisha wa mbere ni ubutunzi. mu buryo bw'umubiri Imana igitanga umugisha w'ubutunzi, abantu bagatunga. uyu mugabo bita Aburahamu ngo yari umukire, yari umutunzi, yari yarahawe byinshi kubera ko Imana yamuhaye umugisha. iyo Imana iguhaye umugisha, mu migisha itanga 5 hariho umugisha wo gutunga 1. 2, hakabamo umugisha w'amashyo. amashyo ni imikumbi, twabisomye ntago ndaza kubitindaho. umugisha wa 2 mu buryo bw'umubiri ni amashyo. umugisha wa 3 ni ukunesha abanzi, ntago ndaza kubona umwanya. umugisha wa 4 ni uburumbuke. umugisha wa 5 ni ukumarwa ubukene bwose. ndasubiramo: 1 ni ubutunzi, 2 ni amashyo, 3 ni ukunesha abanzi, 4 ni uburumbuke, 5 ni ukumarwa ubukene bwose. ndagira ngo mbatangarize ko iri jambo ryitwa umugisha ni ijambo rifite imbaraga. turimo turaganira hejuru y'imbaraga ziduhuza n'umugisha Imana yadusezeranije. umuntu wese wicaye aha ngaha Imana yamubwiye umugisha, icyo abura ni imbaraga ziwusingira, ziwufata. umugisha nababwiye ko ari ineza ikomoka ku Mana, ikubiyemo ibintu byose mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri. iri jambo ryitwa umugisha ni ijambo ryantangaje. ubundi hari amagambo aryohera amatwi, nshatse navuga 5 ariko reka mvuge 2. mu magambo aryohera amatwi habamo iri jambo rivuga ngo Imana iguhe umugisha. amatwi yumvisha iri jambo uhita ubona umuntu uribwiwe. iyo umuntu akubwiye ngo Imana iguhe umugisha, Mana y'isi n'ijuru, n'utahiwe aranezerwa, n'ukodesha aranezerwa, n'uwabyaye. iyo umubwiye ngo Imana iguhe umugisha ni ijambo riryohera amatwi. irya 2 ni irihe? ndagukunda. ijambo ryitwa ndagukunda riryohera amatwi. niyo umuntu abikubwiye akubeshya wumva rwose kabisa gukoreye agatendo. iri jambo rero ryitwa umugisha ni ijambo rivugwa n'umuntu ugize icyo akorerwa akaribwira ukimukoreye. ijambo rivuga ngo Imana iguhe umugisha ni ijambo ryaturwa n'umuntu ugize icyo akorerwa akaryatura kukimukoreye. twe rero twarabicuritse dupfa kuribwira umuntu wese ubonetse. wahura n'umuntu ngo mwene da ngo nari ngukumbuye ngo Imana iguhe umugisha, wikize ko muhuye se?
ubwo uwo mugisha ushingiye kuki? Wari ukwiye kuba ushingiye ko ahise akanda akanyenyeri akabwira ati mu by'ukuri nkurikije iminsi nemeze ntakubona, mbwira nimero yawe. Icyo gihe ujye uhita umubwira ngo Imana iguhereze iki? Uwo rero urafata. Kuko rero dufite wo kuzerereza gusa. Umuntu nimwe mwana asangira icyayi, ntazi naho utaha, no mu rusengero nyeganyeza mugenzi wawe, mubwira ngo Imana iguha amafaranga, wicaranye avunje, Imana ive mu ijuru izihereza umuntu amafaranga kandi mwicaranye. Tugomba kuva mu bintu by'igipindi, tukamenya ko umugisha wose ufite isoko, ufite inkomoko, ufite aho uva. Nta gihe na kimwe uzahabwa umugisha utagize icyo ukora. Ese muranyumva? Muranyumva? Havuze ngo iki mu Itangiriro 26? Havuze ngo Isaka abiba muri icyo gihugu. Agira ate? Arabiba. Nta mugisha uzaza utabibye, ndakurahiye. Nta mafaranga azaza utacuruje, nta modoka izaza utakoze. Udufite abantu ngo Imana ngo yasezeranije ngo umugisha, yarawuvuze n'ukuri ntigibeshye, yarawuvuze. Icyo usabwa no gushaka uburyo uhura nawe. Ubu dufite abantu bicaye aha ngaho bameze nkanjye. Imana yabwiye amamodoka, yarayambwiye, naranditse agenda yaruzuye. Sibye ko nateye intambwe ya mbere. Imana ikakubwira imodoka ukaba wicaye, ubu siguhaye wayirya, wayikorera, ntuzi aho bakandagira, ntuzi aho bakiriza, ntuzi uko basubira inyuma. Ibintu Imana yavuze birahari. Icyo ubura n'imbaraga ziguhuza nabyo. Ijambo ryatubwiye ngo muri uwo mwaka yeze birutaho inshuro 100. Uwo mugabo abumukire ngo agenda arushaho, ngo ageze aho yabereye umukire cyane, ngo atera Abafilisitiya ishyari. Yarakize cyane, ngo barangije bagira iki? Ishyari. Burya nta wakugirira ishyari uri umukene, agushakaho iki? Uriya abakene muzumva urusaku rw'abakene. Ngo abakire ngo si abantu, gabanya ubukene ahubwo. Enda ahubwo ko abakire atari abantu, wowe urakennye, reka abakire babe. Abakire ngo si abantu. Iyo umuntu agenda akira cyane, amagambo amukurikira agenda aba menshi. Ngo abumukire, ngo agenda arushaho, ngo agera aho yabereye, ngo atera Abafilisitiya ishyari. Uzi ko iyo wakize bagira ishyari? Uzi ukuntu bamubwiye? Baramubwiye ngo genda utuvemo kuko turuta cyane. Ngo Isaka ava muri icyo gihugu, nutava mu bakene uzajya uteka bimene mu mucanga. Avayo. Abanyeshyari mujye mubahunga ni babi. Siko umuntu abona wambaye umwenda ataza aho waguriye, ariko ngo uyu muntu ngo nayo ngo arambara. None abuzwa n'iki kwambara? Yarabikoreye kabyambara. Ngo asigaye ngo agenda ngo azunguza amabuno dakazu. Ibyo nabyo none azunguza yawe. Ishyari. Ariko gitangaza kiragwira. Ngo atera Abafilisitiya ishyari, ngo baramubwira ngo genda utuvemo kuko turuta cyane. Ngo arahava. Hari karitsiye utemerewe kubamo bitewe n'urwego ugezemo. Sinababwiye ahantu banyibiye inyama mu cya hafi, ubugari buteretse ku meza saa 3 z'ijoro, umukozi asubiye mu gikoni asanga isafuriya barayitwaye. Ubuse ariko bitangaza biraguye. Barazitwaye bagahinda kazo kaze kushiramo. Nigeze mbivuga ahantu umuntu angura 10 by'inyama, hakiza inyama nazo bitangaza. Ndi imbere y'Imana. Iyo umaze guhabwa umugisha, hari aho utemerewe gutura. Ngo asigaye ngo yirata. Ntago wirata umugisha ufite, hari aho utakwemerera kwicara. Unyuve. Ubu twagize ibintu by'abantu b'abanyamatiku, ngo hari intebe ngo bagiye baterera abantu, ntago bazi batereye. Umugisha bafite ntubemera kwicara iyo wicaye. Ngo babasize imbere, nta wabasize imbere, ni umugisha ubemerera kwicara imbere. Ishyari ryarabishe ngo ngiye ko wabatahanyicaza, igihe ntago cyari cyagera wicaye aho ngaho. Unyumve. Ngo atera Abafilisitiya ishyari, ariko bararigira barakatsindwa. Abafilisitiya bagira ishyari. Ngo amariba yose Abrahamu sengo yariho yarafukuye, ngo Abafilisitiya batangira kuyasibisha iki? Ibitaka. Urasibura bagasiba. Iyo uri umuhanga rero, iyo basibye rimwe ujya gusibura irindi. Nibasibira ryo mu Gakinjiro rya mu Giremera, wicika intege. Barasiba, arafukura, ngo afukura muri icyo kibaya, ngo abona miriba ry'amazi adudubiza. Ngo Abafilisitiya barayatonganira,
aravuga ati ibyo mwatonganiye sinabitunga ni mubisigarane. Yubaha afukura irindi naryo bararitonganira, aravuga ngo niryo nimutware. Afukura irindi ngo ryo ntibaritonganira. Komeza ufukure, hari aho uzagera waceceke. Haleluya. Ngo ryo ntibaritonganira, ngo aryitareho batsi. Aravuga ngo noneho Uwiteka adusize ahagutse. Ariko mwayakomye mwakagira Imana mwe. Aravuga ngo Uwiteka adusize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Umugisha urahari, urasabwa imbaraga zo gukomeza gufukura. Nimuvuge ngo amen. Muri 32 mu itangiriro 27 habamo umurongo ujya uvuga ngo uwo mugabo aramubwira ngo ndekura. Aramubwira ngo sinkurekura utampaye umugisha. Sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ngo witwa nde? Aramubwira ngo nitwa Yakobo. Aravuga ati karabaye, nta Yakobo ujya ubona umugisha, icyo kizina nta mugisha gikwiye. Umuyakobo wowe ngo amuhindurire izina. Haleluya. Habayeho gukirana, habayeho kurwana. Nta mugore uzabona utamurwaniye, nta mugabo uzabona utamurwaniye, nta kazi uzabona utakarwaniye, nta mashuri uzabona utayarwaniye. Ejo bundi hari umugore waje arambwira ngo nimusengere ngo bamutwaye umugabo. Murabona imigisha bakayiba kubera kutaba maso. Ndamubaza ngo ese uzi gusenga? Arambwira ngo ndabizi. Ndamubwira nti mbwira uko ujya usenga. Ambwira uko asenga. Ndavuga nti bari kubura kumutwara. Wasengera umugabo wawe utyo ntibamutware koko? Muzi gusenga mu bagore? Bazabatwara kandi mwe mukuntu muri kunde kwirirwa muteretse amaso. Urugamba turimo turarwana. Umuntu wagutwariye umugabo ugafata telefone ukamuhamagara ngo ngiye ngo nzakwereka. Umwereka iki? Jya ku mavi umwereka iki? Amasengesho basengera abagabo, ugomba gusengera imyenda yambara uri kuyimesa, ukayisengera uyiteye ipasi, ukabiteye kubise asinziriwe. Amusengera abagabo banyu mwebwe. Ndakabigishije bakomya amashyi. Yego, mujye musengera imyenda muyimesa, musenge muyitera ipasi, ayambare wayitongereye amasengesho, ubiteye kubisengera, aryama umusengera, nta hazajya, nta muturutu uwo nguwo. Muranyumvise? Twihute tugane aho nshaka ko tugana. Navuze ngo umugisha urahari, hari imfunguzo navuze ziduhuza n'umugisha Imana yaduteganirije. Umugisha urahari. Naravuze ngo kutakinjira mu nzu wibagiwe imfunguzo, ukaba utakinjira mu modoka wibagiwe contact, niko n'umugisha ahantu uri ntushobora kugeraho udafite imfunguzo zifungura aho uri. Abo twabanye urya munsi wo kuwa gatatu mperutse ahangaha, sinibuka rya ariko haciye iminsi, twavuze urufunguzo rwa mbere ruduhuza n'umugisha, kwa ari urufunguzo rwitwa umwete, umuhati. Hari n'akandi nasanze hano bavuze nahise nkandika ngo kwitwa ngo nugushishikara. Kari akantu kamfashe nahise ngashyira ahangaha, gushishikara. Nta mugisha ushobora kubona udashishikara, utagira umwete, utagira umuhate. Dufite abantu babaye abanebwe badafite ibyo bakora, no kwirirwa basongora inzara. Imana ngo yaravuze ngo nzakira, hinakunje ujya gushaka amafaranga. Arangiza ngo mushaka gusezerana ivangamutungo, muravanga icyo ufite iki? Habona abantu bakusaba intoki zaragize kubera kuzihondagura, we n'ukwirirwa ugira gusa. Mugire ikintu cyitwa umwete. Ubu dufite abantu benshi bari kuvuga ngo umujyi ntibazawubamo, nta munyamwete utaba i Kigali. Kuba i Kigali birasaba kuba ufite urufunguzo rwitwa umwete. Bese abahatuye bagira amaboko ane, reka nabiri, ariko bagira umwete. Arabyuka akamubwira, Imana ikamubwira ngo mwana wanjye ndi Imana ndirahiye, nzaguhera umugisha mu mandazi. Saa 11 bari kuyakaraga ku muhanda, wowe yakubwira ngo nzaguhera umugisha mu mandazi, ukabyuka saa 5. Amandazi bayarya ryari? None se urumva biba bizagenda bite? Gira umwete, nukuryama utinze ukabyuka kare, byo kuryamira mu bireke. Nta mugisha uzabona utagira umwete. Urasaba gutunga urufunguzo rwitwa umwete, nugukandagira ku muriro ukihuta. Imana ikubwiye ngo mana wanjye ndi Imana ndirahiri, nzakundi. Hari umuntu uvuye hano avuga ngo asigaye ngo agenda mu ndege ngo nkuko
ngo nkuko ngo bagenda muri taxi. Buri umubajije umwete yagize yamariyemo yarirukanse, ariko nikubwira ngo mwana wanjye kugendesha mu ndege, ukaba wicaye hano ufite iranga muntu. Imana ikakubwira indege ntujye gushaka resepase, ntujye gushaka passport. Imana ngo aravuze ngo nzagenda n'indege, wicaranye iki? Kora ibisabwa, kora ibibanza, ibisigaye Imana izabikora. Imana ntabwo ari umuntu kubwiye ngo ndi Imana nzabikora. Kora ibisabwa, nimuvuge ngo amen. Umwete, umuhati ni urufunguzo ruduhuza n'iby'Imana yavuze. Twavuze urufunguzo rwa kabiri ko ari urufunguzo rwitwa kwimenya, kwisobanukirwa. Iyo umuntu atari yisobanukirwa, iyo umuntu atari yimenya, arasuzugurwa. Hari abantu basuzugurwa kubera ko nabo ubwabo ntago biyubaha, barisuzugura. Ariko bamaze kwisobanukirwa, hari aho uticara, hari ibyo utarya, hari ibyo utambara. Narabakabwiye ubushize aha ngaha, nababwiye uburyo imyenda y'abana isigaye ihenze kubera ko abakobwa bakuru bose bari kwambara imyenda y'abana, kubera ko utisobanukirwa. Iyo umuntu atari yimenya, yambara nabi, arya nabi, aryama nabi, agenda nabi. Ariko iyo umuntu yamaze kwisobanukirwa, twose dufite abantu batazi mezire bambara. Umuntu akaba atazi mezire yambara, ibipataro byose yambara ntibimukwira, ntago yiyizi, nta mwenda umubera, afite imyenda yuzuye inzu, ariko ntiwabona yambaye ngo ubone yaberewe. Kubera iki? Ntabwo yiyizi. Umuntu yigeze kumpa ipataro kera, namusanze muri biro maze kwigisha, hambwa atariko nagukunze shaka kuguha ipataro. Kumbi ipataro nari nambaye yari y'abakobwa, nge ntabizi. Hari mu 2000, yari ipataro y'umutuku itagira n'amapokeza no bashyiraho umukandara, itagira n'umufuka numwe. Nge sina, ariko kutimenya ni igitangaza mwakagira Imana. Warabimenya, nge sinabimenya. Arangije arambwira umukozi w'Imana ngo numva ashaka kuguhereza ipataro, numva nyine ko ari uko yankunze. Arangije arambaza ngo none se wambara kangahe mu nda? Narinzi ibya kangahe ari ibiki. Iyo utari wisobanukirwa ntago umenya ibigukwira. Ugomba kugera ku rwego wisobanukirwa, ukavuga atari ku bundi nkanjye umuntu utuye i Kigali ngomba kwambara nte. Ko uhura n'umuntu, uyu muntu iyi style yambaye ni yahe yaje ite, bimeze bite? Mwisobanukirwe. Buri tukimenya abagore, tukimenya abakobwa, byarivanze, irondo ryivanze. Ni harya ryivanze niki? Wakisobanukiwe niba uri mukuru ukamenya kuri mukuru. Iyo umuntu ariko naratangaye, ese murimo muranyumva? Nimuvuge ngo amen, nimunyekirize ngo amen. Ejo bundi nagiye muri dote ahantu, ndangije ndeba abantu bari mu bukwe, ndeba abantu basaza bari gusaba, ndabyitegereza, mbona mu myaka iri imbere dushobora kuzabura abasaza. Kubera iki? Abantu ntago bashaka gusaza. Ntago abantu bashaka gusaza. Kuna abantu bose barabaye abajama. Simbabujije, ariko byemere ntubyemere uzasaza. Igihe gifite imbaraga ibimwigira. Emera, sobanukirwa uriwe. Niba uri umugore, wemere kuri umugore, witware nk'abagore, ugende nk'abagore, wisukishe nk'abagore, wambare nk'abagore. Ariko si ibintu byateye. Iyo wamaze kwisobanukirwa, wemera uriwe. S'abagore bari kubyara bakanga kunywa igikoma n'isombe ngo batabyibuha ngo batanywa. Isobanukirwe, nimuvuge ngo amen. Rero umuntu wamaze kwisobanukirwa, umuntu wamaze kwimenya, avuga ibyo abandi batavuga kuko yamaze kwisobanukirwa. Bagiye gutata igihugu ari 12, hagendamo 10 batari biyizi, 2 bonyine nibo bari barisobanukiwe. Baragarutse imbere y'abantu kuko bari barimenye, babonye 10 batizi bahishije abantu ubwoba. Ngo bagabo bisobanukiwe, Joshua na Kalebu barahaguruka babwira Mose na Aroni ngo natwe hari icyo tuvuga. Ati muravuga iki? Baravuga ibyo abagabo bavuze, bameze nk'abatanu batari bisobanukirwa. Twibutse uburyo Imana yadukuye muri Egiputa, ikatwambutsa inyanja itukura, ikaduha amazi mu butayu, abana bacu bakiga muri Kigali, namwe murabizi. Tukaba tumaze imyaka ingana iki. Niba Uwiteka twishimira, azatujyana, azatugeza mu gihugu, azakiduha nka gakondo, abanaki tuzabarya nk'abarya imitsima. Iyo umuntu yamaze kwisobanukirwa, iyo abandi bavuga ngo muri Kigali biracitse, ngo bavuga ngo no muri Covid twarahabaye, abayumva ntabwo bafite, kubera ko yamaze kumenya uwo ari we. Urufunguzo rwa gatatu twavuze ko ari urufunguzo rwitwa kwemerwa n'Imana ndetse n'abantu. Kwemerwa n'Imana ndetse n'iki? Ubu dufite abantu
ngo bemerwa n'Imana gusa. Akaba avuga ngo nubwo abantu baba batanyemera, ndakurahiye niba abantu batakwemera ukaba wemerwa n'Imana gusa, nayo ntabwo ikwemera, kuko iyo ikwemeye ikwemeza n'abantu. Muranyumvise? Iyo Imana ikwemeye ikwemeza n'iki? N'abantu. Imigisha yose Imana yakugeneye nta n'umwe utazaca mu bantu. Imodoka Imana yakubwiye, inzu Imana yakubwiye, akazi Imana yakubwiye, kurya neza Imana yakubwiye, byose biri mu bantu. Igihe cyose abantu impamvu ngewe ndi hano nuko hano abantu bahano baranyemera, batanyemera sinahagera. Muranyumvise? Mpari kubera ko bagira bate? Nahuye n'umuntu ejo bundi arambwira atari kuzi ko nkwemera. Nturakoze cyane ko ubunyemera. Ati nshaka kukugurira fanta. Umve fanta bagurira uwo bemera. Yagiye kungurira fanta muri Marriott. Nari ntarahagera. Ndavuga nturanyemera koko. Naho abantu nibatakwemera, uzavukira ku gisozi, ukurire ku gisozi, wige ku gisozi, usabirwe ku gisozi, ubyarire ku gisozi, usazire ku gisozi, upfire ku gisozi. Ariko abantu nibakwemera. Ese muranyumvishe? Kwemerwa n'Imana ndetse n'iki n'abantu. Wenda ntibakwemere bose, ariko ugire bakeya. Hari umuhanga wavuze ngo umuntu muzima mu buzima bwe agomba kuba agira nibura abantu bakeya. Abakeya nibura ugomba kuba ugira abantu batanu. Uwa mbere ugomba kuba uziranye n'umusirikare. Ntukabe mu buzima utaziranye n'umusirikare. Kabiri ugomba kuba uziranye n'umuganga. Hari igihe ufatwa rwose bikomeye ugahita umubwira uti muga ati ko umutwe ndenda gura ikihe kinini, mumenyane n'abaganga. Gatatu ugomba kuba uziranye n'umukire. Niba utaziranye n'umukire ufite ikibazo, cyo umenyana n'abakire. Kane ugomba kuba uziranye n'umucuruzi. Gatanu ugomba kuba uziranye n'umushumba. Wagira intege nke ukamenya aho ujya ko. Ese mwayakomye ubwo simba bw'ibituntu tw'ubwenge? Ese ubwo nimwakongeraho n'abandi vuze batane ko mise numva haza n'abandi. Ese numva haza n'abandi mwagenda mwongeraho. N'abahinzi mu bamenye bataza kuvuga ngo twabibagiye, n'abahinzi mumenyane n'abahinzi nabo. N'abakarani yego rata. N'abafundi. Ariko uze ko tugomba kumenyana n'abantu benshi. Nimuvuge ngo amen. Kwemerwa n'Imana ndetse n'iki? Nimuvuge ngo amen. Urufunguzo rwa kane ni urufunguzo rwitwa imyanzuro wifatira, ibyemezo ufatira ubuzima bwawe biguhuza n'umugisha Imana yagusezeranije. Nuba mu buzima utazi kwifatira ibyemezo wowe ubwawe. Ese muranyumvishe? Urufunguzo rwa kane rwaguhuza n'umugisha Imana yagusezeranije ni urufunguzo rwitwa ibyemezo, imyanzuro wifatira. Iki kirumvikanye? Ikintu cyitwa gufata ibyemezo, gufata imyanzuro, muri kucyumva? Iyo wafashe icyemezo, iyo wafashe umwanzuro, Imana irakavuga ati umuntu muri icyemezo yafashe ngiye kumushyigikira. Buriya nuko tutabona umwanya ngo tubaho ubuhamya, ariko nkanye fata icyemezo cyo kujya gushaka umugore. Ndakurahiye da, nta matera navuze nti ngiye gushaka umugore. Fata icyemezo. Imana ibona namaramaje, iranshyigikira avuga ati uyu muhungu nawe ibintu yafatiye ibyemezo. Nudafata icyemezo uzakomeza urya iwanyu. Ntago imyaka ufite wari kukuye kuba ukirya iwanyu. Fata icyemezo ujye kurya iwawe, birashoboka. Nimuvuge ngo amen. Nufata icyemezo cyo kubaho neza uzabaho neza. Nufata icyemezo cyo gukomera uzakomera. Ni imyanzuro, ibyemezo wifatira biguhuza n'umugisha w'iby'Imana yagusezeranije. Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Gufata icyemezo ugifatiye ubuzima bwawe. I Samariya ngo higeze hatera inzara. Inzara ngo irabarya. Ariko inyuma y'umurwa, inyuma y'Isamariya mu murwa ngo hari ibyo kurya bihagije. Inzara iri kubarira mo hagati, ariko inyuma hari ibyo. Ngo hari ababembe bane. Havuga batariko inzara irakomeza turira aha ngaha, aho kugira ngo dupfe twicaye ntitwapfa tugenda. Icyemezo bafashe, umwanzuro bafashe, ngo barahagurutse. Ntago Imana igeze babwira ngo ndi kumwe namwe, ariko kubera icyemezo bafashe Imana avuga ngo ndabashyigikira. Ngo bapfuye gutera intambwe gusa, ngo imirindi yabo ngo barakandagiraga, ngo bakumva ni burende. Abo bagiye kugera mu murwa, abanyamurwa bati twatewe. Izo ni imbundiyo n'ibyabire, ngo barirukanka bate biryo. Ababembe bageze mu biryo bavuga ati iyo tuguma hariya ntidufata icyemezo inzara ntiyari kutwica. Bararya, bahamagara nabo mu rwa babwira ati nimuze burya nimuguma mwicaye aho ngaho ntago muzabona icyo kurya, murasabwa kwifatira icyemezo. Gatanu, urufunguzo rwa gatanu ni urufunguzo rwitwa gutanga. Gutanga 20:35 mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa.
nimundebe ahangaha nimuvuge ngo amen. Uru ni urufunguzo abantu bitwa ko bakorera Imana bakristo bagomba gutunga kurenza izindi, nazo simbi, ariko mwige gutanga. Kubera ko niba hari ahantu nabonye habitse umugisha ukomeye, ni urufunguzo rwitwa gutanga. Nta gihe na kimwe ushobora gutanga ngo Imana yirengagize ibyo watanze. Mfite experience ntoya, narabyaye muri 2013 nibwo nabyaye umukobwa wanjye. Mbyaye korari imwe y'ishuti zanjye, barababwira ngo nabyaye, baragenda bangurira ibyo kurya, bavuye mu materaniro bapakira agahirigisi banzanira ibyo kurya, barapakura muri quartier nkora gastoke. Ku wa mbere njya kwigisha ku Muhima kuri ADPR bagira icyumba, ngezemo ntangiye kubwiriza, nibuka ukuntu bare baje kumpemba umuceri, isukari, amavuta, ibyo bavuga butumwa ntimubiyobewe, mba ndabivuze. Ndavuga nti mumpera Imana icyubahiro, ntabaririmbyi ba hano ejo baje kumpemba, ntibare bazanye imodoka yuzuye umuceri, kumbe harimo umuntu wa burayi. Aranje avuga ati arawumpaho. Ninjye ubyivugiye, aravuga ati ubwo bamuhaye umuceri nidusohoka arawumpaho. Ndabwiriza, ndavuga ibyo banzaniye byose, ndavuga nkaba nafite ikiganiro kuri radio Umucyo, namaze kubwiriza ica mu karyango k'inyuma, we yicaye mu iteraniro bari gusenga, mpita nsohoka, ariko mvuga ko ngiye kuri radio, bavuze ngo amen, aranshaka arambura. Aravuga ati ariko yavuze ko agiye kuri radio, ahita asohoka arazamuka kuri Stiplaza n'agatelefoni yasema ka radio aza yumva. Ninjira mu kiganiro, ahagarara ku muryango wa Stiplaza, nkora ikiganiro, maze kwigisha amanutse ngeze ku muryango wa Stiplaza, nsohotse numva umuntu ankomye mu bitugu ati mwiriwe, agatelefoni aragakupa, ntimwiriwe neza, ati watwigishije neza. Ndavuga nti bora kubyumva kuri radio, ntimana ishimwe, ati no ku Muhima twari turi kumwe, buri gihe wari uri kuvuga nyine ko ejo ngo baguhaye umuceri nari mpari, ati noye ntago mperutse kurya, ati ntiwampa kuwo muceri. Urufunguzo rwitwa gutanga. Ndambwira nti ntuye mu cya hafi, ni kandi ngiye Kimironko, gusubira mu cya hafi byangora, ko mfite 2 sinayaguha. Ati harimo n'imboga ntacyo impereza ibyo 2. Bitamuhereza 2,000. Arambwira ngo nimuhe nimero ya telefone, muha nimero ya telefone ndigendera. Muri 2017 naramuhaye muri 2013 2,000. 2017 mbona telefone yampamagaye, ndayitaba. Umuntu arambwira ngo nitwa runaka, numva ntago muzi. Arambaza ngo ntuye mu cyafi hafi ya ADPR. Imodoka irahagera, ntuye hafi y'umuhanda w'amabuye. Ngo niba uri hafi ngeze Nyabugogo, wasohoka uhagarara ku muhanda. Sohotse mpagaze ku muhanda, ngiye kubona mbona hirigisi iri mu bwoko bwa Vigo, mbona inteye amatara, manika ikiganza, arahagarara. Mbona havuye umugabo w'urukara, sinanamwibukaga, wabyibushye, aranyibwira, arambwira ngo muri 2013 burya twahuriye ku Muhima, musanga kuri radio, umpereza 2,000, burya nayo ifite perminari imaranye imyaka 5, burya bwarakeye haciye iminsi 2, uyu mushinga uhituma hamagara njya ku mushoferi wabo, maze imyaka hafi 3 nkora mu uyu mushinga, mwihirigisi harimo byo nari nkuzaniye, shaka abantu bagupakururire. Bibiri bya 2013 bizanye hirigisi pakiye, narabitanze. Wiba mu buzima ry'100 ngo bimare wenyine, wirya umufuka w'umuceri ngo umare wenyine. Dutoze ibiganza byacu gutanga. Witunga imiguru 15 y'inkweto, hari abantu batambaye inkweto. Witunga amabubu, toze ibiganza byawe gukora. Ubukene mubona dufite, karande mubona itwokamye, ni wari abantu rwose uretse no gutanga no kwiha byarabananiye. Arya nabi, ngo ari gushyira kuri konte bloqué, ngo azabirya, ngo mwitoze gutanga, namwe ubwanyu mwihe. 6, urufunguzo rwa 6, n'urufunguzo rwitwa kumenya igihe cyawe. Ahaho kumenya iki? Kumenya igihe cyawe. Abantu ibihe byarabasize, kandi igihe iyo cyagiye ntushobora kukigarura. Urugamba muri kubona turimo turwana n'urwo abantu bashaka kugaruka mu gihe cyabarenze. Ntago bishobora gukunda. Umugabo w'umuhanga witwa Salomo yaranditse mu mubwiriza 12, aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, n'imyaka itaragera, ubwo uzavuga ngo sinejejwe nabyo. Iki kintu bita igihe kigira imbaraga. Iyo udasobanukiwe neza kumenya igihe cyawe, hari ubwo unyurana n'umugisha Imana yaguteguriye. Ese murankurikiye? Herutse kumva ahantu hari utuntu tw'udutiku muri korari, ukuntu harimo abantu bari kurwana urugamba ngo ntibabaha mikoro. Igihe cyo gufata mikoro cyararenze ginyuma. Ese muranyumva? Wowe ijwi ryaragoramye, abandi baragiye ukagiye, no yese bagushyira imbere. Igihe cyo guhagarara imbere cyararangiye, jya guhagarara hehe? Igihe gifite imbaraga. Iyo udasobanukirwa neza imbaraga z'igihe,
hari abantu bagiye bafata igihe cyabo bakagikoresha nabi, none bashaka ko igihe kigaruka. Ntabwo igihe cyagiye ntikigaruka. Ugifite umugisha wo gusurwa abashyitsi bakaza, ni igihe cyawe bakira. Hari n'igihe ubahamagara ubashaka ntibaze, ariko igihe kirabazana, ubundi kikabatwara. Igihe kiguha abantu bakagukunda, ubundi ugasanga ntibicamo. Hari ugeze ambwira ngo nimusengere, ngo yasabye Imana ngo telefoni, ngo kandi ngo yarayisengeye, ngo ya simati, ngo narayisengeye, ngo umukozi w'Imana, ngo none Imana yarayimpaye, ngo ariko nsengere iki ko wayibonye? Ati nukuri ko Imana tumuri usigaye ushiramo nta muntu umpamagaye. None ntabwo igihe cyose uhamagarwa, hari igihe byanga, umuriro ugashira ntawe uguhamagaye. Nubona uhamagawe ni igihe cyawe cyo guhamagarwa. Itaba, hari igihe kigera ubukwe bwose buje, invitation zose bakumva niwe bazihereza, ni igihe cyawe. Hari igihe bidakunda, mwitoze kumenya igihe cyanyu. Nimuvuge ngo amen. 7 ni urufunguzo rwitwa ubwenge. Umugisha Imana yaguteguriye kugira ngo uhure nawo, urasabwa gutunga urufunguzo rwa 7 rwitwa iki? Ubwenge. Ubwenge mu butandukanye n'ubumenyi. Ubwenge ni impano Imana itanga. Rero iyo udafite ubwenge, Imana iravuga ugasanga rimwe na rimwe unyuranije n'ibyo ivuze, cyangwa ugakora ibyo itakubwiye kubera kutagira iki? Ubwenge. Dufite abantu benshi, niba arahana kavuze hari ibyo tuvuga tukagenda tubisubiramo simbizi. Dufite abantu benshi Imana yagiye ibwira ngo nzaguha ibi ngibi, agahura nabyo akabirenga, kandi Imana yarabivuze. Nigeze mbabwira umusore umwe Imana yigeze ibwira ngo izamuha ibintu 2. Yaravuze ngo nzaguha umugore mwiza kandi nguhe n'amafaranga meza. Imana ntijya ibeshya, ivuze irakora. Ibimubwira afite imyaka 30, agira 42. Aravuga ati Imana yambwiye umugore n'amafaranga, nkaba ngize 42. Ntago ariyo yabivuze. Aravuga ngo wayinyereka nkayibaza ibintu yambwiye ko ariyo yabivuze. Ngo ajya kuyishaka ngayibaze. Ngo ari mu nzira ajya gushaka Imana, ngo ahura n'umukobwa. Umukobwa aramubwira ati ko ndi kubona watanyugiye. Ati wa mukobwa w'Imana yarampemukiye. Byagenze bite? Ati yambwiye ko izampa umugore mwiza n'amafaranga. Ngize imyaka 42, ngize 12 bivuze. Ngiye kwibaza impamvu yambeshye. Ati nanjye uyimbarize. Ati yambwiye umugabo mfite 25, ngize 35, nanjye uyimbarize ndabona icyo kibazo tugihuje. Ati burya we yahemukiye ni benshi kweri. Ngo ageze hirya ahura n'igiti giteye hejuru y'amazi, ariko cyarumye, ibibabi byarumye. Kiramubaza ngo ugiye? Ati ngiye kubaza Imana impamvu yambwiye umugore n'amafaranga ntibime. Ati nanjye uyimbarize impamvu yasize hejuru y'amazi, nkaba nshora imizi mu mazi, nkaba narumye, nkaba ntaratoshye nk'ibindi biti. Uyimbarize impamvu yankoreye ibi ngibi. Ati ndayikubariza. Ngo ageze hirya ahura n'intare. Intare yamubwira ngo ngiye kubaza Imana impamvu yanyimye umugore n'amafaranga. Intare ati nanjye uyimbarize impamvu inzara inyiciye mu ishyamba, kandi izindi nyamaswa zibona umuhigo, dore simperutse kurya. Ati ndayikubariza. Ageze ku Mana, Imana yamubwira ati kuje hano uje gukora iki? Ati wampaye amasezerano mfite imyaka 30, ngize 42. Mana wanjijije iki? Wambwiye umugore mwiza, umbwira amafaranga, mwibyo byose nta na kimwe ndabona. Kubera icyo utabinkoreye warabimbwiye. Imana ati yo, ati ngusubize. Ati mbere yo kunsubiza hari abandi nabo bafite ibibazo, hari abantumye. Ati banza utumikira bagutumye. Ati n'umukobwa wabwiye umugabo afite imyaka 25, agize 35. Ati nawe yaragowe. Ati ikindi ni iki? Ati ni igiti kiba hejuru y'amazi, cyaragagaye, cyabuze gutoha nk'ibindi biti. Ati ikindi ni iki? Ati ni intare iri mu ishyamba igiye kwicwa n'inzara. Ati banza usubireho nsubiriza abo bagutumye ubone kuza ngo usubize. Genda uhere ku mukobwa, umubwire ko umusore wa mbere bazahura, amarangamutima akazamuka akamwishimira, bazakundane ndi Imana nzahita mbukora. Ati naho igiti, ati ukibwire ko munsi yacyo mu mizi hari amabuye ya zahabu, yaragikuru atuma kitabona uko gishora amazi imizi, gishaka umukene acukura ayo mabuye ya zahabu yagurisha kire nacyo kibeho. Ati intare uyibwire ko umuntu izabona kabiri mu maso yayo, atagira ubwenge izamurya. Ufunguzo rwitwa ubwenge. Ayi Imana yaravuze duhabwa ubwenge, naho ubundi Imana ibintu yatubwiye ntago ibeshya. Yaragarutse ahura n'umukobwa. Umukobwa aramubwira ati none se bwa butumwa bwanjye Imana yarabukumpereye. Arambwira ngo wa mukobwa we nubura ubwenge Imana izakureka. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo umusore muzahura ukumva uramwishimiye, ntuzatinye kumubwira ko wamukunze. Imana yavuze ko izaza ikaba mu bintu byanyu. Umukobwa atereka nkubwije ukuri ndi imbere y'Imana. Burya wa munsi wa mbere dutandukana, umutima wasigaye wabaye amakara, numva nagukunze. Ati kandi mu bantu narasabye Imana, narasabye umusore nkawe ufite uruhara,
ati ni ukuri Imana burya ijya yumva no gusenga, atungiriye neza twabana. Umusore atumve nkubwire, mfite ubutumwa bw'igiti, ubu njya kwirirwa njya gupanga ubukwe nawe, Imana yarantumye ku giti. Asiga umugore ajya ku giti. Mwa basore mwe nimuve ku biti dore abakobwa. Buriya ntabwo ikibazo ari uko Imana itavuze, ahubwo we yabwiye bafite ikibazo. Aragenda ajya ku giti, ati umukobwa ageze ku giti, kiti bimeze bite? Ati wa giti w'Imana yavuze ko impamvu ibibabi byawe bitatoshye, mu mizi yawe habamo amabuye ya zahabu y'agaciro, niyo yagufashe atuma imizi idashora mu mazi. Imana yavuze ngo ushake umukene acukura ayo mabuye yagurisha agenda akire, nawe utohe. Igiti kiti ni wowe mbonye, kandi ndabona inkweto zawe zarahengamye, wacukuye ayo mabuye ukayatwara ukayagurisha ngakira, nawe ukagenda ukiberaho. Igiti hoya, umuntu ati hoya ngiye afite ubutumwa bw'intare, atugose mure kujya kureba intare nirirwe ndwana n'amabuye nyacukura. Mana we, ubwenge, Mana duha ubwenge mu uyu mujyi wa Kigali, duhereza ubwenge. Aragenda ajya kureba intare, ageze imbere y'intare, intare amubwira ati Imana yakwiheye igisubizo. Ati Imana yampaye igisubizo wa ntare, nubura ubwenge inzara izakwicira mu ishyamba. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo umuntu uzabona kabiri mu maso yagiye akagaruka, uzamurye nta bwenge agira, ni kuwiteka Imana yavuganyaga nawe. Intare atubwo wancika, kuva wava hano nta wundi muntu nabonye, ni wowe ugarutse. Intare iramufatira murye, mureke mbabaze. Ubu hari icyo Imana itakubwiye. Mugire ubwenge. Urufunguzo rwitwa ubwenge ni urufunguzo ruguhuza n'iby'Imana yavuganye nawe. Murutunge, murukoreshe. Undi mu bintu Salomo ajya gusaba Imana ku musozi Gibeyoni, yajyanye ibitambo nk'igihumbi ku musozi Gibeyoni, yaraye abaye umwami. Yageze imbere y'Imana, Imana ngo yaraje kubwira Imana ngo merci warakoze kunyimika ndi mutoya. Imana amubwira ngo kubw'iyo mpamvu saba ikindi kintu ushaka. Salomo arareba, ariko nkunda Salomo mwakagira Imana. Abwira Imana ati wampaye kuyobora abalisansiye n'abadogiteri, abantu bampaye kuyobora nabonye ari abantu bakuze mu bitekerezo n'amashuri barayafite, unabaregeye afite experience, nta basaza mwicara bakureba ukabura icyo uvuga. Mpereza ubwenge. Imana amubwira ati usabye ikintu cyiza Salomo, mu bakubanjirije n'abazaguheruka ubaye uwa mbere. Iramubwira ngo ndabuguhaye, n'ibyo udasabye nabyo ndabiguhaye. Salomo amanukana ubwenge, yajyanye ibitambo 1000. Uzi ko yageze mu gihugu Imana ntiyaguha ubwenge ngo buri cyo bukoresha. Yageze mu gihugu asanga indaya zaradogereje ibintu, ngo hari indaya zari zarasambanye, ngo zirabyara, ngo nijoro ziraryama, ngo umwe aryamira umwana we, ngo aryamiye umwana we ngo arapfa. Akangutse arebye mugenzi we, abona mugenzi we arasinziriye, ahita afata umwana wapfuye amushyira mu gituza cy'ufite umuzima, aramuguranira. Wa undi akangutse akabakabye, yumva akana kakonje, arebye ubwira mugenzi we ati kanguka, uri kwisinziriza mu biki? Uyu mwana si uwanjye. Undi ati ujye usinda umenye uko uryama, si uwawe se ushatse kuvuga iki? Ati urampa umwana wanjye. Ati nta induru, ngo abagore bazana induru ikomeye, babyutsa ba mudugudu, bajya mu kagari, bajya mu karere, urubanza rubura gica, ngo bibuka ko Imana yabahaye umwami ukiri umusore. Avuga ati mujye kuzana mwene Dawidi, yavuze ko Imana yamuhaye kutuyobora, nibura here kuri urubanza turebe uko araza kurukemura. Bahamagara Salomo, umuhungu ufite urufunguzo rwitwa ubwenge. Wahageze arababwira ati habaye iki? Yari akiri muto. Umva abasaza baricaye bakajya bishima mu bwanwa, bati banze kuduha ingoma ngo tuyobore, bayiha abana, mureke turebe uko agiye kubikemura. Umwana w'umuhungu ahamagara protokole, aravuga ati habaye iki? Ati ni umwana umwe uri hano, ariko ba nyina babaye babiri, twayoboye nyina w'umwana. Mumuyoberwa mutese? Bati ngo se wamumenye ute? Ati mumuzane hano. Ngo bazana umwana we, protokole, umwe afata amaguru undi afata amaboko, ngo akana baragafata, asaba inkota, ahagarara hagati yabo. Aravuga ati ba nyina b'uyu mwana bayihe, umwe ahagarara he, undi ahagarara aha ngaha. Aravuga ati nshaka guca akajagari k'abagore n'urusaku rw'indwara mu iki gihugu. Uyu mwana ngiye kumucamo ibice bibiri, buri wese afate kimwe n'ikindi, nta soni. Basaza bari barahati kwa General Yesu. Tine muri umuyobozi Imana iduhaye. Ubu se umuntu utangiye gucamo impinja, abasaza aratumara. Muhungu ufite urufunguzo rwitwa ubwenge, aravuga ati ngiye kumucamo, nta soni. Mwami Yesu, tu niwe muyobozi Imana yaduhaye, niwe twasengeye. Imana we udutabare n'ukuri. Arabura gusaba n'amata ngo agahe, none afashe inkota. Ati ndamucamo. Aravuga ati mbere yo ko mucamo ngiye gutanga amahirwe, mwabagore mwe
murumva mumeze mute? Uyu mwana mucemo. Uri hepfo aravuga ati mve nkubwire uri gutinda, mucemo twembi tumure camo. Salomo azamuye inkota, wa wundi azayiruka amubwira ati mutware ndakwinginze mbabarira, igise kiraryana, wimucamo mumuhereze mutware. Salomo aravuga ati ni we nyina w'umwana, niba guhereza umwana wawe, twara umwana wawe, uri nyina w'umwana. Abantu bari bari aho bose bati dore umuhungu uzi iki? Ubwenge. Tube mw'uyu mujyi, tube mw'iki gihugu, tube mw'iri torero, dutunze urufunguzo rwitwa iki? Ubwenge. Nta kindi kiri gusenya ingo, nta kindi kiri kubuza abasore gushaka, ni ukubera kubura iki? Ubwenge. Ubwenge ni urufunguzo rwagufasha. Ni 8 karindwi. Urufunguzo rwa 8 ni urufunguzo rwitwa kwihangana. Kangira soze dusenge. Kwihangana ni urufunguzo rwaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yavuganye nawe. Yakobo yaranditse 1:12 aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ndagira ngo mbatangarize ko udatunze urufunguzo rwitwa kwihangana. Kubona umugore ni ukwihangana, kurera abana ni ukwihangana, kubana n'umugabo ni ukwihangana, kwiga ukarangiza ni ukwihangana. Nabwo iburyo nagiye kwiga ngenda mbona ndi umusaza, ndavuga nise ubu nzajya ku ishuri zasangayo abana baje kwiga, nanjye size umwana mu rugo. Ngeze ku ishuri aho ngiye kwiga sanga ninjye mutoya uhari, sanga abantu bafite imvi, abantu bafite impara. Mwihangane. Ngezeyo banyicaza hagati y'abasaza babiri, bakajya basinzirira rimwe turi ku ishuri. Umunsi umwe arasinzira, namubwira nti kanguka ntuzabona icyo usubiza. Arambwira ati wa mwana we kwiga ushaje nabyo bisaba kwihangana. None se wabiretse uri kurwana iki? Urajya wirirwa usinzirira aha ngaha? Aravuga ati hoya, ati Imana yambwiye ko nzaba dogiteri. Ati kandi nta muntu waba dogiteri atarize, ati bisaba kwihangana. None se kubambwiye kuri muri pansiyo? Ati hari icyo se kuba muri pansiyo witwa dogiteri ari cyo bitwaye? Ni none se ubu ngubu ati nzarangiza nzajya nzasinzire nkanguke nige nzihangana mwana mpaka ndangije. Arangije arambwira ati kandi mwana reka nkubwire, ati wereho kugira ngo upfe wambaye isengeri wambaye karuvati, tujye urwana na no kwihangana. Ibintu byose usabwa kugeraho urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa kugira gute? Kwihangana. Ntabwo bishoboka, ntabwo. Kwihangana ni imwe mu mbuto, ni rumwe mu mfunguzo zishobora kugufasha ukaba urimo abantu bari kunanirwa kubaka ingo kubera kubura kwihangana. Narabibabwiye igihe kimwe hari urugo rwari rugiye gusenyuka iriya ruguru Kicukiro mu Kagarama hirya y'akarere ku muhanda w'amabuye, rusenywe n'akantu kamwe. Umugabo agiye kwisenyera urugo kubera kunanirwa kubwira umugore ngo afite amaso nk'ay'inyana. Nabwo uyu mugore ni mufiki n'umugabo ati nta byaha ajya akora, nta kibazo mfitanye nawe. Atari ko afite ijambo yajyaga ambwira tukimara kubana, amaze imyaka 7 atarimbwira. Ni nirihe? Ati yambwira ko mfite amaso nk'ay'inyana. Ati none nta kibivuga. Mwabagawe mwakihanganye mukajya mubwira abagore aya magambo ko bafite amaso kandi murasenya ingo zanyu. Bisaba kwihangana. None se ibi bintu bitwaye iki? Umugabo nabwo none se wowe hari icyo urega umugore? Ati nanjye afite ibintu yajyaga nkorera atakinkorera. Ati niyo mpamvu nanjye ntajya mubwira ko afite amaso nk'ay'inyana. Ni niki? Ati buri munsi yagendaga agiye guhaha cyangwa agiye mu kazi, iyo yatahaga yanzaniraga irindazi. Ati nanjye nkabimubwira noneho. Aho mwakihanganye mwabagore. Ubwo utahana irindazi ry'umwana n'iry'umugabo birakunaniye. Amandazi yose ni ay'abana, imineke ni iy'abana, yawurute ni iz'abana, pome ni iz'abana, igikoma ni icy'abana. Ubu mubona twebwe kandi mureke mbabwire nta kazi kayo. Oya ni ukwihangana, nta kigoye kirimo. Urasabwa gutunga urufunguzo rwitwa kugira gute? Kwihangana. Urugo ni ukwihangana, abana ni ukubihanganira. Nicyo kizatuma tugera ku ntego y'icyo dushaka kugeraho. Dusenge. Urufunguzo rwa 9 ni urufunguzo rwitwa kubabarira, imbabazi. Umugisha tuzahura nawo nuko dutunga urufunguzo rwitwa kubabarira. Dufite abantu babana mu murimo w'Imana, babana mu miryango, banze kubabarirana. Umuntu akaba afite umuntu yanga, ariko baririmba ngo tuzabona umugisha. Udatunze imbabazi nta mugisha uzabona. Gute? Utazi kubabarira. I Butare habaga umuntu mu Matyazo yagiraga umujinya, iyo wamurakazaga, iyo mwahuraga yarukaga amaraso. Yabikaga. Dufite abantu ushobora kuririmba hano rwose ukabona ari mu mwuka, ariko mwasohoka wagera hanze wamura muzavuga ati nubwo isi yavaho zari ndapfa nakuramukije. Banze kubabarira.
murasabwa gutunga urufunguzo rwa 9 rwitwa kubabarira. Uru ni urufunguzo umuhungu witwa Yosefu yatunze. Nanze kwinjira muri Bibiliya cyane. Yosefu yararutunze. Ababarira abamujugunye mu rwobo, ababarira abamugurishije, arabababarira. Aza guhura n'umugisha ageze kwa Farawo kubera imbabazi. Umwami Farawo aravuga ngo tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Murasabwa gutunga urufunguzo rwitwa iki? Iki ko mutabivuga iki? Wabarire. Siko Matayo yanditse 5:7 iravuze ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazasikirirwa. Mwitoze bamu buzima utangira urugendo ugabanya abanzi muri wowe. Wagiye upakira abantu ngo runaka sinza ufitemo benshi, genda ubikuramo kugira ngo uruhuke. Byikuremo. Babarira. Mu mfunguzo zagufasha, zaguhuza n'umugisha w'iby'Imana yakubwiye harimo urufunguzo rwa 9 rwitwa imbabazi. Mwe mu nzu y'Imana muri abanyembabazi, mwe mu nzu y'Imana mwige kubabarira kandi mwige no kuzitanga, mwige no kuzisaba. Wari abantu bagiye bahemuka, ariko kuba yatera intambwe ngo asabe uwo yahemukiye imbabazi kaba ikibazo. Umutima wanjye ngo ntuncire urubanza. N'aba bana mu ngo kandi basanga umugore n'umugabo bafitanye ikibazo, kandi abahanga bakavuga ko abagabo bo buriye umuntu witwa umugabo kugira ngo azabwire umugore ngo mbabarira ni urugamba. Ngo iyo yatsinzwe asaba imbabazi akoresheje ijambo rivuga ngo tubyihorere. Niko abagabo basaba imbabazi. Umutima muciriye urubanza mugatera n'amagambo akazamuka. Iyo yatsinzwe ahita abwira atari ku ibyo bintu rero tugire dute tubyihorere. Nta kabatagize ujye uhita nyine mubyihorera mujye mubabarira. Urufunguzo rwa nyuma dusenge mu mfunguzo zaguhuza n'iby'Imana yavuganye nawe n'urufunguzo rwitwa kwizera. Kugira gute? Uru nirwo tugiye guhurizaho ubundi dusenga Imana. Mu migisha Imana yagusezeranije nudatunga urufunguzo rwitwa kwizera kugira ngo uzahure n'umugisha w'iby'Imana yavuze bizakugora, kubera ko buriya mu bintu bituma abantu benshi badasubizwa ntago bizera. Imana yacu niyo kwizerwa. Ikubwiye ibintu fata umwanya uhita wizera ko ibivuze izabikora. Nimuvuge ngo amen. Mu ndebe mbabwira kangaka nimuvuge ngo amen. Kwizera n'urufunguzo rwakubesha Kigali. Kwizera ukizera kuzahaba. Ese muranyumva? Dufite abantu bagiye bizera ariko kwizera ni igitangaza. Nimuvuge ngo amen. Urahari ibintu tutakivuga kubera ko abantu bamaze kuba ngo bakuru cyane. Hari ibintu umuntu avuga akavuga atari ko se nk'uyu mwana ibintu bari kuvuga birashoboka. Umuntu ashobora gukora ubukwe atagira konte. Birashoboka? Munsubize. Birashoboka? Ko mutavuga umuntu yakora ubukwe atagira konte? Umuntu yaba i Kigali atagira akazi? Kwizera. Mwari saravuze ngo mukiranusi wanjye azabeshwaho no kwizera. Kwizera umuntu wakoresheje urufunguzo rwitwa kwizera kugera n'ubu ngubu muri Bibiliya dusoma umuntu wese akumva akozweho n'umugabo witwa Abrahamu. Muri 12 mu itangiriro Imana yamubwiye ngo va mu gihugu cyaso, ariko kwizera kuragwira. Iramubwira ngo ujye mu gihugu nzakwereka. 12 iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe. Iramubwira ngo kandi nawe ubwawe uzaba umugisha. Dore umugabo wizeye wahagurutse atazi yajya. Mureke mbabwire kwizera ni igitangaza. Abwira umugore we Sarayi, aramubwira ngo numvise ijwi kandi iryo jwi rirambwiye ngo tugende. Ariko Sara nawe ni igitangaza. Uziko atamubajije iyo bagiye. Umugore wahagurutse Kigali ukamubwira ngo iravuze ngo tugende. Ahubwira ati navuye Kabarondo mbireba. Irakubwiye ngo tujye. Iravuze ngo tugende. Hey! Ati iravuze ngo izahatwereka. Umve bene uko kwizera. Sarayi Sara umugore wari ufite urufunguzo rwitwa kwizera yemerera umugabo we. Aravuga ngo ubwo ari ibivuze tugende. Mbega abantu we barahaguruka bajya i Kanani. Nta mwana bagiraga ariko bari mu nzira. Irababwiye ngo kubera ko kwizera mugize urubyaro rwanyu ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja kandi
ruzangana n'inyenyeri. Muranyumviye, muranejeje, murizeye, ndi Imana, nzabikora. 40, 50, 60, imyaka 70, imyaka 80, imyaka 90. Abraham ati Mana we, niwe wabivuze, ati simbeshya nzabikora. Imyaka 90, Sara arasama, mbega kwizera, ashaje. Ubwira Abraham ati hari ikintu kumva gitera imigeri hano mu rubavu. Ati byagenze, ati numvise, ati wasanga kandi byaraciye. Amezi 9, Sara wagize kwizera, wumviye iby'Imana yavuze. Nyuma y'amezi 9 byara umwana w'umuhungu amwita Isaka. Induru iravuga, ibinyamakuru birandika biti Sara yabyaye, bati Imana yari yarabivuze, ibintu birakomera. Umwana amwita Isaka. Ndebera mu Isaka muri quartier, Isaka uvuye mu kwizera kwa se na nyina. Ndagira ngo mbatangarize ko nimudatunga urufunguzo rwitwa kwizera, amazina yanyu ntazamenyekana, aho muzabyara ntibazamenyekana. Kwizera kujya kurema ibintu bitariho bikabaho. Isaka uvukiye mu rufunguzo rwitwa kwizera, ashaka Rebeka abyara abahungu 2, Yakobo na Esawu. Yakobo ashaka abagore 4, ntago ndaza kubavugaho, ababyaraho abana 12. Mu bana 12 ba Yakobo harimo umwana wa 4 witwa Yuda, wabyaye Peresi na Zera. Kwa kwizera ise yagize Peresi na Zera. Peresi yabyaye Hesironi abyara Aminadabu. Aminadabu abyara Nahashoni. Nahashoni abyara Salomoni. Salomoni abyara Bowazi abyara Obedi abyara Yesaya abyara Dawidi abyara Salomo abyara Rehobowamu abyara Abiya abyara Asa abyara Yehoshafati abyara Yoramu abyara Uziya abyara Yotamu abyara Ahazi abyara Hezekiya abyara Manase abyara Amoni abyara Yosiya abyara Yekoniya abyara Sharutiyeli abyara Zerubabeli abyara Abihudi abyara Eliyakimu abyara Azori abyara Sadoki abyara Elihudi abyara Eliyazari abyara Matani abyara Yakobo abyara Yosefu arambagiza Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Kwizera kwakubyarira igitangaza ababyeyi bataguhaye. Mube mwiri torero mutunze urufunguzo rwitwa kwizera Imana. Abantu bagiye bizera abantu kurenza uko bizeye Imana. Iyagukuye irizakubesha ino, iyabaguhaye izabarihira baziga. Mugabanye stress, mugabanye kwikomeza ku bantu, mwikomeze ku Mana yababwiye umugisha izawubahereza. None dusenge tubwire Imana ngo dukeneye kwakira imbaraga ziduhuza n'umugisha. Iri sengesho turisenge, murumva mwifuza ko turisenga? Umwanya wacu amasahe mu mujyi arirukanka, ubundi twari dukwiye guhera ku murongo tugasengera abanebwe, abantu batagira umwete w'abanebwe, akaba ariho duheraho tukabarambikaho ibiganza. Hano barimo tugasengera abantu batari bisobanukirwa, barimo